wakubwira nje nako warabibonye nako kabiri kagarutse nayibonye ahubwo nari mpangayitse nari mfite ikibazo ngana naho karara ko nabonye umugabo wagiye yamwishe neza burundu waramubonye nigari naramubonye akuniga akuze ijambo ry'Imana iri jambo ry'Imana buriya yakujijije ukuri nta kibazo twari twutakije oya nabigambire nta cyari kumaza kuza meze neza ndashima Imana uracyafite ibimenyetso ndacyafite ibimenyetso birenga kimwe wakubwira nje nako warabibonye nako kabiri kagarutse nayibonye ahubwo nari mpangayitse nari mfite ikibazo ngana naho karara ko nabonye umugabo wagiye yamwishe neza burundu waramubonye nigari naramubonye akuniga akuze ijambo ry'Imana iri jambo ry'Imana buriya yakujijije ukuri nta kibazo n'ubundi ariko niyo mpamvu ukuri iteka ryose kuratsinda burya ngo ikinyoma gishobora kuba cyafata ni lift ko cya kintu kijya gitumbagiza abantu mu igorofa ariko ukuri kugenda buhoro ariko kukagerayo mbere ariko abadamu hari ikintu twakwigiyeho bambe yayiwowe kwihangana uca bugufi mbese kubaha abatware bacu erega nta ndano uvuga ngo umutware ni umutwe umudamu akaba umutima umutwe iteka ryose iyo warwaye umutima ntumera neza iyo umutima warwaye hari igihe umutwe nyine ushobora gukomeza gukora ese ibyo umudamu ashobora kurwara umugabo nta kibazo niba umubusa gushyiraho sentire akagenda ariko byanze bikunze uko umutima ukomeza kurwara n'umutwe ugeraho ukarwara rero icyo buriya nize ni iki ngiki abantu benshi babuze abagabo uriya mufite nagombaga kumugandukira kwanjye nacyo na bibiri tubwira yewe ni uwara abatari wawe uguhamagaye mubwira bitonze wansuye ni umugabo umamagaye ariko oya ntiwamusabye uruhushya neza ko wamusabye uruhushya ariko mukobwa nabura kumubwira yuko nageze y'amahoro ariko ngiye gutamwandikira message mwandikira message mubwire ngo nta kibazo nibyo ndimo mubwira ariko ubu ikintu nsigaye nshimira Imana waruzi ko atakijya kunywa inzoga nicyo kintu nari nshaka kukubaza cyane zira nzoga yaraziretse nabanje kugira ni brag no twaba turyanye nkazajya nyine mwiyegeresha gutya ukumva umwuka kugira ngo no uko bimeze usanga yaraziretse se no kuri yaraziretse basi ikibazo cy'amatsiko mfite iyo ugiye gusenga ubushize twigeze guhurira hari hafi no mu mugisizano wari ugiye ndakubwira nti ikintu uzajya ukora cya mbere ujya gusenga upfukama mu bantu usenge umanze umusengere baragiye ubikora erega nta nubwo musengera hariya nagiye gusa burya ko kundi yazaga kankubita urushyi rwakurikiranaga na Zaburi mana muri ya marira yanjye uvuga ni Imana sibyo uyu muntu n'uwanjye mbohoreza ibyanjye uko ibyo akora siwe erega burya kabubwira ikintu abantu tutazi akenshi umuntu agukorera ikintu kanga umuntu nyamara burya siwe ahubwo ikimurimo uzarebe akenshi ikintu kiturimo nicyo kibazo n'abandi bajye kwiyahura rero nasomye akantu iyo umuntu agiye kwiyahura aragenda akiroha mu kivu uzarebe iteka arwana ashaka kongera kuvamo ngo ashaka kwica ikimurimo shera arakujujubije we urukundo rwogera arwanya ikimurimo abashaka kwica ikimurimo ntabwo aba ari ushaka kwiyica none sheri wanjye narabibonye ndavuga ni nzagusengera turyamye ngusengere hari ukuntu turi kubaka urugo ngusengere mana uyu n'uwanjye nawe icyo cyane nicyo cyatsi niyo mpamvu rero shaho niyo mpamvu ngubwira ngo hari ahantu nahigiye ibintu byinshi gute hari abamama tujya tureba iriya YouTube channel ya Mama Pass TV official Mama Pass TV official muri iyo ushaka kureba ibintu byiza iyo ushaka kureba kumva unezere mu mutima wawe warushye waremerewe ujya kuri YouTube ugakana Mama Pass TV official hari ibintu bikomeza abantu twaricaye turabirangiye n'abandi badamu twari kumwe tureba ibibazo wahuye nabyo ziri jambo ry'Imana turavuga tuti Imana ntago tuzarivaho hari abantu babashaka kwiyahura kubera ibibazo nka biriya umugabo yanjujubije ngo abana banjujubije ngo abanzi Imana niyo yonyine ikemura ikibazo buriya uranejeje mu mutima wanjye Imana yagukemura ikibazo uriya mugabo nta kigukubita oya usenga ni byiza maze yaranahashye asigaye ahaha reka da uziko ejo bundi yantunguye akanzanira agasambusa n'ukuntu nari ngakumbuye yego nyenda najya ntugura ako hawe na sheri urabizi ko karyoha kurusha akaza aciye agasambusa narakajujuje aho yazaga acyuye indaya nabonye hari kuri YouTube channel ya Mama Pass TV official nabibonye mu bimenyetso werekana ibimenyetso birenga kimwe ese we ntunabibona ese ko wagira ngo nkaraba amata
ariko ikikubwira umuntu ikizakubwira umuntu uri guteteshwa n'Imana ahorana itoto ahora akeye na Bibiliya niko ivuga ariko ngo no mu busaza bwanyu muzatemba itoto muzatemba ngo ntabwo muzasaza ariko Mana yanjye niyo mpamvu nshuti yanjye ufite ibibazo bimeze bite namba ku Mana waba uhangayitse bimeze bite namba ku Mana Imana iyo uri mu Mana ihora kugira muto ihora kugira mushyashya akagasura dufite ni Yesu kuba turirimba bigakunda ni Yesu kuba tubyina bikemera ni Yesu kuba twicaye duhumeka ndi kuganana na Kararu wineza ni Yesu twamenye Yesu ajya ahuza abantu yangiza akabaha umunezero akubaka ingo zananiranye abapfakaza akabaha abagabo uzi n'ikindi mvuze umupfakazi ngabapfakazi ikababera abagabo ariko ikanamuha n'umugabo ariko umva umugabo wari kuguhamagara reka dusenge ngo yerekeze none rero ndashaka ngo manze nguhe ijambo rimwe dusome somera ijambo ryo muri Rusi muri Rusi 3:11 iri jambo risome ndashaka kuri gusomera nshaka ko rigufasha nshaka ko umuryubaka 3:11 ariko iri jambo tugiye gusoma kuri iyi channel ya Mama Pasi TV official ndashaka kubwira iri jambo nshaka kuribwira abagore bahangayitse abagore bafite ibibazo nshuti yanjye muri iyi misi hari abagore bababaye hari abagore bafite ibikomere bagiye baterwa na Satani ariko ikintu himisha Satani nuko umukandagiza gusenga Satani umukandagira ijambo ry'Imana Satani kamukandagisha kujya mu nzu y'Imana ugapfukama hariya hasi imbere ugasenga warangiza ugataha unezerewe iyo umukandagije gusenga nta kintu na kimwe ushobora guhura nacyo reka nongereho ngo gusenga turasenga gusenga kumenya gutegereza kandi abagore twige guceceka mu kigeragezo twige guceceka reka ngusomere none mukobwa wanjye witinya ni wowe iryo jambo ribwirwa bikabwirwa n'abagore bafite ibibazo bahangayikishije mbabwira yuko hari Imana ibita abakobwa babo none mukobwa wanjye witinya ndakugirira ibyo uvuze byose kuko abanyarukiko bose b'ubwoko bwanjye bazi yuko uri umugore utunganye ngo bazi ko uri umugore ugize utunganye ako kantu gashyira mu mutwe ntago bazi ntago uri umusazi nubwo Satani ashaka kukwirukutsa ku musozi ariko ntabwo uziruka ku musozi ayiwe humura nanjye ndabizi ibyo naciyemo Imana yabanye nanjye naje kugusura numva nshaka kugusura ndeba kuntu kwihangana kwawe kwaranejeje reka nkubwire ugikomeza wihangane wumvise ko ihene iri guhebeba reka njye gutekera ka brochette na brochette ngusongere n'ubugari urebe ko Yesu yangaruriye umugabo ubu ntago yagiye ko ntamubonye hanga yagiye gupagasa ngo nzanirira ibaya urumva amazi iminsi ndi mu gakanzu kamwe uyu munsi yambwiye ko agiye kwegera kunyambika reka kuburura reka Fiti bimenyetso birenga kimwe binyemeza ko Yesu yangiriye neza yangiriye neza yangiriye neza nawe nanjye haleluya nawe reka musaba akantu kamwe kanejeje ngo nandi bimenyetso mbabarunda pire ka kantu warabye ndarapa turi uri kunkorera salade nanjye ntetse shawe ngwino umugabo wawe nabonye ko ari kuguhamagara mbabarira atavuga ngo wa mugore niwe wagushutse ngwino tugende basi reka tumaze dusenge reka ntabwo twavanga tudasenze ijambo twarisomye ryatunejeje ariko reka dusenge twiragije n'Imana kandi dusengere isi yacu dusengere igihugu cyacu dusengere muri rusange dusengere n'abatware bacu ni ibimenyetso nabyo Uwiteka Mana yacu Uwiteka Nyiringabo turagushimye ko uri umubyeyi wacu turagushimye ko wabanye natwe mu bihe bitambutse twacumuye byinshi twasukira ubwiza bwawe turakwiriye ngo banze tubabare icyaha n'igisa nacyo numara ko tubari muri cyo tugusabye ukiduhe Mwami Imana yacu tugusabye uburinzi bwawe nibwo bwa mbere agakiza gaturutse kuri wowe niko ka mbere nurangiza kuduha agakiza gafatika nurangiza Mwami ibindi bikore kwibasha ko hari ibimenyetso birenga kimwe tugenda tubona mbabaye numva byarangiye turabizi covid yaraciye ibintu kwisi hose kuba iri kugenda ishisha make nabyo turabigushimira kuba turiho turi bazima kuba u Rwanda ari amahoro kuba abanyarwanda n'abanyarwandakazi ari amahoro kuba bacu bari hanze ari amahoro kuba abanyarwanda bari mu bihugu byo hanze ndetse nabo mu bihugu byo hanze muri Amerika n'ahandi hose
mwami turakwinjiza ngo ujye ukomeza ubashyigikire isi yose muri rusange ukomeze uturinde kandi utugenderere iyi cano nayo turayikwereka tujye ukomeza uyishyigikire ni wowe wenyine wayishyigikira abantu bakajya bayijyaho bakaruhura imitima ndahagarika kirogoya yose bitavuga Imana ku buzima bwacu turabicecekeshe mu izina rya Yesu karanda mushinganishe n'umuryango nanjye data ndetse mwami tuboneho no kukuragiza n'udukamera nawe umuragire umufashe n'urugo rwe ndetse n'umutware wa Karara nawe ukomeze umufashe umushyigikire urakoze urakarama ni mu izina ryawe Yesu amina. Eleya TV Salo iherereye hano Kimironko muri Rompuwe ku muhanda ujya Kibagabaga tubafite serivisi zikurikira turogosha turasuka amoko yose uburyo uciyeho akubaza salo yagutunganyije twigisha gusuka dutanga amahugurwa aricyo bita stage mu ndimi z'amahanga hamagara Shema Mapasi kuri 0788591744 erega abantu benshi bamaze kumenya ibanga wambaye neza agaragara neza murakaza neza muri isanga muri Eleya TV Salo.